ati uyu mwana tugiye kumushyira kuri Noheli. Bagipanga ngo umwana agiye kumushyira kuri Noheli, Noheli abarinjiye baraje. Bahita babisubika. Bavuga ati oya ntabwo twabikora, Noheli ari hano. Bahita bimuka bava hano. Urumva ikiganiro bari bagiye kumushyira kuri nde? Kuri Noheli. Baravuga ati Noheli yatuvurira umuheto. Barasohotse hano ni nanga kwanza turi. Barasohotse hano batajya bajya gukorana bita kuri fawe. Kuri Sobaru nari impari. Bahaje nge ndi kuhava. Yego. Bahita bajyana bita kuri Sobaru. Yego. Ari baravuga ati twimure tujye gukora ikiganiro. Bageze no barica bavuga ati noneho ubu ngubu mwandiko tubushyire mu ndi. Baravuga ati aha reka tubike kuri nibishaka Theogene. Umwandiko urumva bashyamo nibishaka Theogene mu mwandiko. Babakoze ikiganiro bavuga bihuriye mugore. Yego bambwa ati noneho umuntu itwa nibishaka Theogene. Ikigaragara cyo uwo muntu nta nubwo arazi nibishaka Theogene. Yabanje aravuga ati mumunyereke. Nayo naravuze ko ntazajya mu nkiko Yego. ariko ikico kiranjyanayo. Suwanjye ibiganiro mwabisiba mutabisiba narabidownloadinze ndyoherereza umunyamategeko wanjye. None gahunda ni muri ADN hanyuma bagatanga resulta bo ubwabo bagasobanura icyabateye kuza gukora bira bintu ku mbuga nkoranyambaga. Ikintu ngiye kiza kunshengura cyane mu mutima wanjye ni ukuntu nyine yambwiye ngo nutemera yuko duhuza umubiri ngo ntago icyo gitangaza kiri bubeho, ngo nta nubwo Imana ngo uremera yuko ngo ubwo burwayi buza kumvaho. Aramuganiriza amuga ati oya, ati umwana ni mwitu wanjye, ni mu mwitu nibishaka Theogene. Inkuru ibikozwe gutyo. Bariko nde nigira mu kiganiro bo basigara babiganira. Nyuma naje kuza kubaza inkuru numva ariko Noheli yabishyushyemo tu. Numva Noheli yabishyushyemo byatari kuko rete n'ibimenyetso ndabifite. Hari ikiganiro hari marananegeka ngo ngishyire imbere y'icyo ngicyo cy'uwo mumama. Yego biravugwa ko nawe wari ugiye guteraho kamera uza gukoresha ubundi bwenge kubera ko wumvaga ko ari ibintu by'ibihimbano urabireka ukuraho kamera yawe. Oya nge ntabwo numvaga ko ari ibihimbano 100%. Kuko na nyiri ubwite yujuje imyaka y'ubukuri. Na nyuma n'ibibazo namubajije nyuma mu kiganiro. Nge kamera nanayiteyeho ngezaho nyikura kuko numvaga ari ibintu bisa nk'abivangavanze. Ikiganiro nakoresheje nagikuye kuri kamera y'abashutinze icyambere. Noneho Noheli amekiganira ahita avuga ati ngenge guhanura yuko umugore ari umugore ugiye kuzana umwana wande wa Theogene. Ni ukubeshya babipanze nawe uhari. Babipanze ariko ntabwo nzi nyirizina ngo ni bande babitangiye ariko nasanze bari kubivuga. Wasanze bari koorganiza uburyo bagiye uburyo ari wari bushyireho inda n'ibyo ari buvuge byose. Ariko imena gitero wenda gufungisha. Imena gitero? Mbaye mbikubwiye. Nazo saba imbabaza. Ndagufunga pe. Genda samuratsinze. Icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane nkuko mudukunda umunsi ku munsi hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Nyanditwa Samu Gakire, nkomeje rwa rugendo ariko ndi kumwe na Jerry ndetse na Pacifique irango urugendo ruba rukomeje umunsi ku munsi. Ni inkuru tumaze iminsi dukora ifite episode mugani wa mugenzi wacu bita Manibla, ngira ngo n'umudamu mwabonye mu minsi ishize bazanye, ngira ngo ikiganiro cya mbere gikoze kuri Imena TV akoreshejwe na mugenzi wacu Imena Gitero. Umunsi agikora rero hari abantu bagiye batandukanye, ngira ngo ikiganiro cyateje ibibazo mu gihe nibishaka Theogene yavuze ko ari bugeze bamwe mu nkiko. Harimo uwakoze kiriya kiganiro ariko hamenyekanye ko kiriya kiganiro cyapanzwe cyateguwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni byiza ko abantu bajya bakurikira social media, hajya baho gushishoza kuko hari ibintu biza. Yego abantu haba hariho ukuri, hariho n'inkuru ziri prank cyangwa se zipanzwe, ngira ngo izo zitegurwa mu nyungu zaba YouTube baba bashaka kugira bazamura amacano yabo. Ngira ngo mu minsi ishize mwarabyumvishe, twaje tubona ngo hari uwabyaranye na runaka, hari uwabyaranye n'umuvuga butumwa, hari uwabyaranye n'umuhanzi, hari uwabyaranye n'iki. Theogene nibishaka n'umuhanuzi
uri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Iriya nkuru rero ngira ngo ubwanjye hari amakuru namaze kuyimenyaho, ariko Lili Paul ni umwe mu banyamakuru bari bahari umunsi inama iterana, inama yo kugira ngo bategure uriya mugore. Yego. Umugore nanjye twamaze kwivuganira kuri telefone, yemera kazaza gusaba imbabazi abanyarwanda, yemera ko yashutswe, gusa ntabwo ashukwa. Ngewe nari mpari ngira ngo Lili Paul meze neza ndashima Imana. Urakomeye cyane. Haryo ubu muri ino minsi abantu bari kugukurikira hehe? Abo ngubu bari kumbona kuri channel yitwa Live It Life. Abantu bagiye bakore subscribe mujyeho. Lili Paul afite inkuru nziza cyane. Lili Paul harimo wenda n'abandi bantu, hari abantu bagera nko muri 5. Ngira ngo uwo munsi nanjye aho hantu ibyo bintu byabereye nari mpari, ariko ntabwo nigeze menya ibijya mbere. Hari n'undi musore nawe turi buze guhamagara wari uhari. Ngira ngo uwo munsi abantu badukurikiye byagenze ute, hari bande? Ngira ngo ngiye harabo nahasize, nawe hari ubundi buryo ibyo bintu ubizimo cyangwa se nandi makuru bifiteho. Yego. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru imaze iminsi ijya muri 5, niba ni 5 ariko. Yego ni 5. Yego. Urumva twari ni na hano twari turi by the way. Ubwo izo nkuru zipangwa, nuvuga ngo ukuntu byatangiye, ubundi byatangiye mbere na uriya mugore bwa mbere ntabwo yaje afite uyu mwana. Uyu mugore yahamaga n'umuntu bita Imenagitero, ngira ngo baramuzi. Yego. Imenagitero yamamage kugira ngo nyine bakorane ikiganiro. Nukuvuga ngo witwa Imenagitero we n'undi mungu bakorana bamwita ngo Eugene. Bahamagaye abatumirwa bari abakobwa 3, nabonaga njye bameze nk'abakobwa baraza. None baje umukameramani wabo ntabwo hagire ku gihe bwabatangiye kwira, bemeze nko kwasa 11. Bavuga ati reka ikiganiro tugisubike muzaze ejo. Ndabyibuka bahereje inote ya 5. Inde Imenagitero aravuga ati mutege musubireyo muzagaruke ejo. Umwe yavuze ko ataha Kimironko, undi avuga ko ataha bari 2 Kimisagara, bari 3. Ndavuga ataha Kimisagara, umva wa Kimironko ategesheje 1000, wa Kimisagara ategeshe 5. Uwo mugore baravuze ngo atashye Kabuga, niba ari kumumbo, niba ari Gasogi, ako ndumva ari Gasogi. Gasogi ngano utakwa Kimeza. Yego. Uwo mugore atashye Gasogi rero niwe tugiye kugarukaho. Yego. Uwo mugore icyo gihe nta mwana yari afite. Yego. Buke bwa yaragarutse afite umwana. Mu kugaruka afite umwana yaraje baje ahangaha. Noneho bageze hano bwa kabiri n'ubundi bagarutse hano. Yego. Ariko ari uwo mugore uje mbere. Uwo ngo ufite umwana w'inzobe. Yaje afite umwana ku bwa mbere, ntabwo yaraje afite umwana. Noneho Imenagitero aricara. Ndabyuka ndi kumwe n'umuntu bita Jasmine. Yego. Ndi kumwe n'umuntu bita Eric Kefa, bamuzi n'umukameramani wa Fridaus. Twicaye bavuga ati ko se ibi bintu dupange content. Baravuga bati Noheli yakoze content, avuga ngo agiye kurongora mama Pasiteri Theogene. Natwe reka dumbe content. Uwo mugore bamwicaza mushya ku ruhande, avuga ati tugiye guhimba content imeze gutya na gutya. Yego. Mugabo avuga se nta kibazo bizateye, ati hoya umara ati ni show bize nta kibazo. Mugabo avuga ati nta kibazo. Avuga ati none we ugerageze no kurira. None ubwo twari turi ahangaha. None baravuga ati reka donoho twebwe dukore ikiganiro. Ati uyu mwana tugiye kumushyira kuri Noheli. Bagipanga ngo umwana agiye kumushyira kuri Noheli, Noheli abarinjiye abaraje. Bahita babisubika. Bavuga ati oya ntabwo twabikora, Noheli ari hano. Bahita bimuka bava hano. Urumva ikiganiro bari bagiye kumushyira kuri nde? Kuri Noheli. Baravuga ati Noheli yatuvurira umuheto. Barasohotse hano ni nanga kwanza turi. Barasohotse hano bajya gukorana bita kuri fawe. Kuri Sobaru nari impari. Kuri Sobaru. Bahaje ngiye ndi kuhava. Yego. Bahita bajyana bita kuri Sobaru. Yego. Ari baravuga ati twimure tuye gukora ikiganiro. Bageze hano barica bavuga ati noneho ubu ngubu mwandiko tubushyire mu ndi. Baravuga ati aha reka tubike kuri nibishaka Theogene. Umwandiko urumva bashyamo nibishaka Theogene mu mwandiko. Babakoze ikiganiro babihuriye mugore. Yego bambwira ati noneho umuntu itwa nibishaka Theogene. Ikigaragara cyo uwo muntu nta nubwo arazi nibishaka Theogene.
yarabanje aravuga ati mumunyereke baramumwe aravuga ati ati se niba ushaka Theogene ni uyu nguyu tujya tubona mu biganiro bya buri munsi ati sawa nta kibazo ati nta kibazo ati ni umugabo uca bugufi we nta kintu yagutwara ati humura ati ni umuntu uca bugufi ati ahubwo bizatuma nawe bivugaho cyane ati ahubwo Noheli bana niwe bari kuba mubi ati ati nta kibazo babanje bamuzana agafanta banza yica umuzizi aricara umugore rero umva babanje amusomana ati umuntu wese ukina gutya uvuge ko yagutenda gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya umugore atangira aravuga n'uwitegereza ikiganiro neza ukacyumva urumva ko uriya mugore nta nubwozi nibishaka ntabwo amuzi kuko ibintu yavugaga aramara yariraga buriya amena gitafite ukuntu akoresha ikiganiro iyo ari kwanda we abaca amarenga ngo nyine ayekana ibimenyetso ngo rira kugira ngo nyine byerekane yuko ari prank ikintu nshaka kuvuga rero ni igiki uriya mwana ntabwo ari uwa nibishaka yego ni ibintu byateguwe bishyirwa mu bikorwa urumva nibishaka Theogene ntabwo simuvugira ntabwo tuziranye yego bivuga ko yahawe amafaranga nanjye ngira ngo impamvu uyu munsi naguhamagaye ngira ngo umunsi ndekura kiriya kiganiro uyu muvandimwe Lili Paul yaranyandikiye yego arambwira nabisize kuri stati arambwira ngo dore noneho ko Theogene bamuvuzeho ibintu byinshi ariko ahaho baramubeshyeye babipanze mari ibintu bapanze uhari bashaka kubanza kubishyira kuri Noheli biranga yinjira hano muri Alarume baramubona barabihindura babipangira kuri Theogene ngira ngo ntabwo wigeze wumva bapanga byibuze ibyo kuvuga ngo bamuha amafaranga cyangwa hari ubundi buryo babitwaramo hoya nubundi amuzana yavuga ati wowe iyi nkuru we yamutagitingaga amuga ati wowe ngwino mu mwandiko ngwino muri showbiz ati iyi nkuru nuyikora n'abandi bantu bazajya baguhamagara none bagwa amafaranga ati kandi uzatangira kubibona urumva agagiye sakeje uwo mugabo ngo namuhamagaye ntabwo yakima ko mukora ikiganiro agize ubwoba niba yego yarakoze iki kuko uyu munsi twari gukorana ikiganiro reka mvugisha umuntu bita Kefa yego turi mu kiganiro ngira ngo impamvu nguhamagaye ngo uri umwe mu bantu bari hano mu gihe hari gupangwa inkuru y'umugore bari bagiye kuvuga ko byariwe na nibishaka Theogene azanye umwana ese koko ibyo bintu nibyo wari uhari ikiganiro uri kumwe nande kwanza mu kiganiro ndi kumwe na Pasi ndi kumwe na Jerry ndi kumwe na Lili Paul turahari twese turahari na Chobi yego donc ibyo bintu biba nari mari yego ariko uwo mumama nsanga namusanze already byari byavuzwe mbere ariko uwo mumama ari umwana ubundi ngo yari yazanywe ngo yitwa Noheli Noheli yari ahari bro ibyo nkubwira ntabwo stili wenda we turanazaye ntabwo itangazamakuru ry'uyu munsi nayo yayo yego first of all wenda nararengaho Noheli byanatangira ibyo bintu byiwe byo kuvuga ngo yeretswe yageze ati nyirabonaga ari joke ariko natwe twagiye dukora ama content atandukanye ku bintu byiwe yavuga kuko twabonaga ari ibintu by'imikino sibyo mu gihe Noheli yari aho ngaho rero yaganirije umutipe wari uhari wasina namuzo Dindo Mbabi hari mu bwa kabiri mubonye aramuganiriza aravuga ati oya ati umwana ni mwitu wanjye ni mu mwituwa nibishaka Theogene inkuru ibikozwe gutyo bariko nde nigira mu kiganiro bo basigara babiganira nyuma naje kuza kubaza inkuru numva ariko Noheli yabishyushyemo tu numva Noheli yabishyushyemo byatari kuko rete n'ibimenyetso ndabifite hari ikiganiro hari marananegeka ngo ngishyire imbere y'icyo ngicyo cy'uwo mumama yego biravugwa ko nawe wari ugiye guteraho kamera uza gukoresha ubundi bwenge kubera ko wumvaga ko ari ibintu by'ibihimbano urabireka ukuraho kamera yawe oya nje ntabwo numvaga ko ari ibihimbano 100% kuko na nyiri ubwite yujuje imyaka y'ubukuri na nyuma n'ibibazo namubajije nyuma mu kiganiro nje kamera nanayiteyeho ngezaho nyikuraho kuko numvaga ari ibintu bisa nkaho bivangavanze ikiganiro nakoresheje nagikuye kuri kamera y'abashutinze icyambere noneho Noheli amekiganira ahita avuga ati ngenge guhanura yuko umugore ari umugore ugiye kuzana umwana wande wa Theogene ku Imana yabimbwiye bro ikiganiro ndagifite nanagishizeho mbere yuko icyo ngicyo kijyaho abamukoresheje uwo mama
nuze Noheli yahise abemerera yuko agomba nawe guhita yabaha ikiganiro, icyo kiganiro nacyo kirahari ngo ahanura uwo mumama kuko agiye kuzana umwana. Noheli yatangiye kuzana ejo nabonye n'ikiganiro aravuga ngo abantu ngo bashutse uwo mumama ngo niki, ntabwo ngiye ndimo bro, wumve ko na nyuma naramubajije uwo mumama, ninjye wamubajije bwa nyuma naramubajije nibi bintu uvuze ko nibishaka Theogene ufite abafana kandi ari n'umuntu ndazwi, ntabwo bufite guko bazaguye mu kira cyangwa bwakaguye mu kiratiyoya. Ikindi cya kabiri ndongera ndamubaza ni aramutse mujye gupima DNA mugafata DNA test then mukazana result mugasanga ati uwo mwana atarwa nibishaka Theogene, ntabwo ufite bwuko bagufunga ati umwana nuwe. Urumva akomeza kubitsimbarara hongera ngo nanjye mu kiganiro namukoresheje nanyuma naramuhamagaye nanyuma yuko ikiganiro tukirekura nawe yana nibishaka Theogene ngiye bitumera nkaho tubiganira, atangira kumbwira ati se ko mwakoze ikiganiro, ndamubwira oya, njye namusobanura uko byose byari bimeze. Umumama ndamuhamagara ndamubwira rero twe twapanze nibishaka Theogene yuko twagombaga kubahuriza mu kiganiro, basi wenda akamusaba imbabazi akavuga yuko ibyo bintu bamushutse. Arambwira ati umuntu wese ushaka na nimero yanjye uyishaka uyimuhe. Agiye ibyo mvuga bihagazeho, nanjye sinekereza yuko Noheli none ari watangiye ejo rwose kiriya kiganiro nacyo wanyarumva ndanababaye cyane. Kefa urakoze cyane, reka tugushimire, ubwo reka dukomeze tuganire na report ni uri kutubwira uburyo bimeze kugira ngo nawe yari ahari. Sawa sawa urakoze. Yego nawe. Ngayo nguko rero. Abyumvisha hari cyo mwige. Wambwe harya ngo ninde wundi wari uhari? Jasmine. Ngiye buriya ibi bintu nkunda gutanga, ariko hagati aho ngira ngo ngewe uyu munsi nari ngiye gukoresha ikiganiro uriya mudamu yanabyemeye, yambwiye ko agomba kuza gusaba abanyarwanda imbabazi, yewe aranambwira ngo ntafite uburyo angeraho. Ndamubwira nti twakoranye ikiganiro wamamagaye muri gushaka umumatiki. Jasmine umeze neza? None aha turi live mu kiganiro, nguhamagaye ngira ngo nkubaze, hari ikiganiro kimaze iminsi gicicikana kuri social media by'umudamu waje avuga ko yabyaranye na nibishaka Theogene, bivugwa ko bari gupanga iyo video iri plank, nawe wari uhari, ese nibyo koko? Ni Gakire muvugana? Jasmine agira ubwoba. Bivugwa ko wari uhari, ubwo ndi kugenda mbaza abantu bari bahari bose bari kugira uburyo babimbwiraho, ndi kugira ngo muze twumve ko kuri uko komeza. Nawe wari uhari icyo gihe? Yego, ntago nanjye nkubwiye ngo uvuga amazina, wumvaga bari kuvuga ngo iki? Ni ukubeshya babipanze nawe uhari? babipanze ariko ntabwo nzi nyirizina ngo ni bande babitangiye, ariko nasanze bari kubivuga. Wasanze bari koruganiza uburyo bagiye uburyo ari wari bushyireho inda n'ibyo ari buvuge byose? Okay, sawa urakoze cyane. Jasmine agira ubwoba. Yego urumva ko aravuze ati nasanze bayipanga, ariko se abantu bapanga naga bazi nuko. Ariko ngira ngo Imena Gitero ni naho abantu babonye ikiganiro bwa mbere ku Imena TV show. Yego. Ndetse na n'umushuti we umusangira ngendo we bakunda kuba bari kumwe Eugene yego. Ngira ngo nibo bakoze ikiganiro. Twese tuzi ko ngira ngo ngiye ntabwo nari nzi ko ari planka kuko ntabwo nari impari. Ngira ngo abantu banabonye ko nakoresheje uriya mudamu, namukoresheje nyamwatse yego Imena Gitero, ndetse mbanza no kubibwira Theogene nyirubwite aravuga nti uyo muntu mwabyaranye rero nanjye ngiye kumubazaho kuko numva ukuri. Wari uzi ko nibishaka bizi, nibishaka ari yabibonye, ubwo nanjye ngira ngo numve version koko ngira ibindi bintu mbaza uriya mugore, ariko arabishimangira. Gusa namenya amakuru ko mbere yo gukorana n'uriya mugore yabanje guhamagarwa n'umwe mu bantu bari bamuteguye, aramubwira ati uramenye umuntu bita Samu Gakire ntagutera ubwoba mu bya kubaza, usubire
mu byo wavuze 100% ubihamya abantu bakurikiye ikiganiro nakoze naranamubwiye nti RIB igiye kubizamo baragufunga amanika ikiganza cy'iburyo hejuru ahamya ko umwana ari uwa nibishaka nyirango yanambwiye just nka filime ambwira uburyo yatezaza ambwira uburyo yageze batsinda akamanuka mu kinyamerika ambwira uburyo ngo yashidutse ngo ariko kumanura ipantaro. Ayo makuru yose n'imena giterwa yamuhaye yose ni detail bamuhaye bamubwira uburyo inkuru umwandiko uteye bamubwira ibyo ari buvuge kuko ari nibyo yavugaga nyuma bagakatinga bakavuga ati vuga gutya na gutya 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 gutya na gutya. Yego nyirango mu kiganiro Tojene tumaze kuganira we yamaze kuvuga ko ibyo ari byo byose nubwo yabihoriye ariko yavuze ko hari abari bujyane mu nkiko kuko yavuga ati umwana numvishe ko se azwi arahari ariko sinzi bina bintu namakosa ubuse nimba se w'umwana hari akaba ari kumva ko bari kumutwerera undi mwana ubwo nukuvuga ngo uriya mwana baramusangira nukumusangira nukumugabana na Tojene aba bantu ibintu babyibuke kuri nyakwigendera Tojene inzahoke babyibuke yabyuririye bada nuko nawe yagize imana ibi kenshi abanyamakuru babyitwaza abwira umuntu nk'uwo uba waratewe indagatereranwa akamubwira ati n'ubundi uri mu bukene nukora ikiganiro urira ko watewe inda n'umuntu uzwi muri social media aba diaspora barakuremera baraguha amafaranga barakugirira impuhwe baraguha ibiki bibe nk'uko Firdausi bamuhaye amafaranga wenda we byari ukuri ariko nanone abantu benshi bakurikira social media ntago bajya babasha kumenya ngo ni ukuri cyangwa ni ibinyoma kandi nyirango umuntu wabonye uriya mugore hari abenshi babyemeye abenshi barabyemeye bayifashe nk'ukuri bafanye nk'ukuri ubwo nge ikiganiro gisoka nge na ninzu umwandiko ukuntu umeze ahubwo nge ikiganiro gisoka naronge ndakireba ndavuga ko se ikiganiro cyabaye nyireba no nareba emotion z'umumama ukuntu ari kurira nkavuga ko nyama ibintu wasanga ari byo nubwo ayipanze wasanga ari byo kandi babipanze ndeba numva noneho rero ngewe ntakubeshye ni ukuvuga ngo uriya mugore namukoresheje ikiganiro ararahira arambwira ati iyo RIB ahubwo nanjye ndayikeneye izi ndenganure nyine wagizemo akantu k'ikikango navuga nti umukozi w'Imana ashobora kuba yaratuye hasi birashoboka erega imena gitero namushyizemo izo politike zose yaramubwiye ati niyo wabazwa na BBC niyo wabazwa n'ikinyamakuru kimeze ute ntuzigere ujya ku ruhande rw'ibintu wavuze bwa mbere mwambwira bako kiganiro ni he Sobaro yaraje nibishaka araza nyongorera ambaza ngo imena gitero ninde tambuge ni dire nurayicaye harane se byagenze bite mbizi ngo byihore wa muvandimwe ngo byihorere ariko baravuganye kandi kikomeza Teujana n'ikibazo arafite ahubwo amaje ati se ibintu wakoze urabizi cyangwa wabiteguye undi ati wetse turaza kuganira ati turaza kuganira de n'umugabo yari hano n'umugabo uri hano ngayo nguko reka tureka abantu ukora kugira ngo nereka abantu kuri uyu Rwigira Jean Paul cyangwa se Lili Paul yari ahari uko byapanzwe kose murabyumvise hari nabandi bantu duhamagaye bari bahari hari nibindi bigiye kuza nyuma bigiye guturika uyu mugore ngira ngo uyu munsi nibwo yari yambwiye kaza gusaba abanyarwanda imbabazi yego nanamwohereza itike rwose ariko mbwira ati si mfite uko mvikabuga ndamubwira nti ngwino itike ikuzana nta nubwo bikabuga bigasogiye twingeye twibeka bigasogiye naho dukorera hano bita kwa Kimeza ibyo wenda ngira ngo abayishakira amaramuko yabeshye ariko ikintu gihari nuko yahamagawe mbere yo kuza ngo dukorane ikiganiro yabashe kumbaza ngo wa mugabo arabahari nubwo amuzi wa mugabo nyine sibyo nakubwiye se ngo wa mugabo arabahari ndamubwira nti oya kubera ko narinzi ko atarabahari ikiganiro ejo bundi abantu babonye ubundi ukuntu cyari gipanze ko ndibo bahuze nibishaka abanyarwanda bagahita bamenya ukuri ntibyakunda kubera ngira ngo abantu barabizi mu minsi ishize Noheli na nibishaka na Pascal icyo gihe bari muri RIB iri kubahuza nk'abanyarwanda nyine ko bari bashamiranyeho gato RIB iravuga ati ntago bikwiriye nk'abavuga butumwa nk'abakozi b'Imana ibyo bintu byose rero ngira ngo ubwo byanze n'uyu munsi n'ubundi
uburyo twari tugiye gukoranamo yahamagawe n'umuntu umwe ntaza aramubwira ati have nusaba imbabazi uraba uturangije bamuvuze baramuzi yego abantu babimenye rero babimenye rwose njye nta makuru nari mfite nta yandi pe ibindi tutazi tubireke ibindi bavuga ku bandi tutazi tureke kuvuga ngo si byari kibi kubera ko tubize reka tubagaragariza ukuri nuko bimeze nuko byagenze umwana ntagaruwa n'ibishaka babipanze hari abantu benshi cyane ntabwo ari abantu babimenye abanyarwanda bimenye nuko bimeze nibinakunda ba nyirubwite tuzaganurira mukobwa wenda kubera ko wenda bigiye kujya mu nkiko hari igihe azasaba imbabazi akaza akavuga ati reka nze rwose ngo usabe imbabazi mu binyamakuru wenda tuzabibona reka ngushimire cyane nawe urakoze cyane gake yego